twaraye hano mu Masaka ni ukuri ejo nagiye mu kazi njya nsanga inzugi bazikuyeho mbura aho njya ngo baraje baravuga ngo inzu ngo ni amanegeka inzugi nze nsanga bazikuye njye ntabwo nari impari naje nsanga ibintu bajugunye hanze mbura aho njya twaraye dore ibicurane birangije dore na twaraye hano twaraye turyama imvura itunyagira yose imvura yaratunyagira hano dore murabibona uko ibintu bimeze icyo twifuza ni ubufasha bwo kubona aho twaryama nibura uyu muntu nawe yasanze byabaye twiryamiye hano twebwe ubu ndi kurara hanze n'aho abana mu Masaka hariya mu Masaka hepfo ikibazo mfite hano turahakodesha n'umupangayi ejo bundi baza kutubwira ko inzu zishaje bagiye kuzisenya nagerageje guhamagara nyir'inzu kuko ari njye uzihagarariye njya mwishyurizaga arangije arambwira ati byihorere ndavugana nabo ndakomeza mvugane nabo mpavugure ntabwo bari bubasenyere n'amafaranga nari mufite nari maze kumwishyuriza duhurira mu Kagarama ndayamuhereza birangira ejo nkakomeza kumpa icyizere yuko nta kibazo inzu bari buzivugurure bari kuvugana n'abayobozi birangira ejo mu gitondo araza ahita akuraho kashi pawa rero gushyira gahunda za leta mu bikorwa bisaba gukuramo impuhwe iyo ushyizemo impuhwe ni ukuri nta kintu na kimwe wakora imbere mu gihugu ni ikiganiro cya Kigali Connect mugikurikirane umunsi ku wundi isaha ku isaha. Mu myaka ishize umujyi wa Kigali wakomeje kugaragaza isura nshya y'iterambere, imihanda igezweho, inyubako nziza kandi zikomeye zizamuka buri kanya, ndetse n'igenamigambi rigamije kugira umwe mu mijyi iteye imbere muri Afurika. Icyakora nyuma y'iyo sura y'iterambere hari inkuru z'abaturage bamwe bakomeje kuvuga ko basigaye heru nyuma yo gusenyerwa amazu yabo. Twaraye hano mu Masaka ni ukuri ejo nagiye mu kazi njya nsanga inzugi bazikuyeho mbura aho njya ngo baraje baravuga ngo inzu ngo ni amanegeka inzugi nze nsanga bazikuye njye ntabwo nari impari naje nsanga ibintu bajugunye hanze mbura aho njya twaraye dore ibicurane birangije dore na twaraye hano twaraye turyama imvura itunyagira yose imvura yaratunyagira hano dore murabibona uko ibintu bimeze icyo twifuza ni ubufasha bwo kubona aho twaryama nibura uyu muntu nawe yasanze byabaye twiryamiye hano twebwe ubu ndi kurara hanze n'aho abana mu Masaka hariya mu Masaka hepfo twaraye hano mu Masaka ni ukuri ejo nagiye mu kazi njya nsanga inzugi bazikuyeho mbura aho njya bazikuyeho bababwira ngo iki ngo baraje baravuga ngo inzu ngo ni amanegeka inzugi nze nsanga bazikuye njye ntabwo nari impari naje nsanga ibintu bajugunye hanze mbura aho njya twaraye dore ibicurane birangije dore na twaraye hano twaraye turyama imvura itunyagira yose ikibazo kubasenyera byabo babaho y'amafaranga bajya baha abaturage ni amafaranga abe n'ijana gusa iyo tuyagenda tuba twagiye no gukodesha niyo batubwira ko batwirukanye nyine twari gushaka n'amazu tukajya gukodesha n'ahandi ntiwese ko twabonye inzugi bazikuraho muragira ngo dukore iki mwasanze inzu bazi njye nasanze barukuyeho ni ukuri ibintu byanjye byanyagiwe biri hanze bozo ndyama turaza turyama uwo uri hirya yawe mupfane ni umupangayi nawe twese dukodesha hariya murasaba iki rero murifuza iki ni ukuri nimudufashe rwose tuva ahantu turebe ko twabona aho twicarana twese turaguma ahantu bamwe bavuga bati byibura ya mafaranga make bajyaga baha abantu ati natwe nibayaduhe tujye gukodesha ni ukuri bayaduhe dushaka aho tujya ubusa turaguma muri aya Masaka papa nibura ariko tugera aho twicara ubusa turaguma aha koko bakoze cyane hanyuma mushiki wanjye nawe ndabona urabyutse yego aratunyagira hano dore murabibona uko ibintu bimeze dusanzwe wari ukiryamye wari ufite ibitotsi ni ukuri kubera ko twari twicaye kubera imvura turangije kuryama hano tugira ngo turebe ko twaruhura umutwe ariko birangiye nta kintu na kimwe nta bufasha dufite twifuza ni ubufasha bwo kubona aho twaryama nibura umuryango wanjye bacumbitse ahandi genda nibura uyu muntu nawe yasanze byabaye twiryamiye hano twebwe mu Masaka ni ukuri do ni supaneti murifuza iki rero turifuza ubufasha uko batugenza kose inzu yari yose twaryamamo ntidukomeze kunyagirwa ku gasozi. Nitwa Mutangamundu Serafine. Ikibazo mfite hano turahakodesha n'umupangayi ejo bundi baza kutubwira ko inzu zishaje bagiye kuzisenya nagerageje guhamagara nyir'inzu kuko ari njye uzihagarariye njya mwishyurizaga arangije arambwira ati byihorere ndavugana nabo ndakomeza mvugane nabo mpavugure ntabwo bari bubasenyere n'amafaranga nari mufite nari maze kumwishyuriza duhurira mu Kagarama ndayamuhereza
birangira ejo nkakomeza kumpa icyizere yuko nta kibazo inzu bari buzivugurure ari bari kuvugana n'abayobozi. Birangira ejo mu gitondo araza ahita akuraho kashi pawa. Hari bamwe basenyewe igiye itandukanye yashize ndetse na n'ubu ngubu hari abakomeje kugenda basenyerwa bavuga ko batuye mu manegeka, kandi koko wareba ugasanga batuye ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga, mu bice byo mu bishanga, mu manegeka ndetse n'ahandi hatemerewe guturwa. Hanyuma rero tugarutse ku nkuru ho gatoya yatangajwe n'ikinyamakuru cya BTN TV Rwanda, riherutse gutangaza ubuhamya bw'abaturage bavuga ko basenyewe ndetse barara hanze, abandi bagacumbikirwa n'abaturanyi, aho mu mashusho yabo bagaragaje ko hari bamwe mu baturage baraye mu masaka, basohora amatora barara hanze mu masaka, imvura irabanyagira. Ibintu navuga ko bibabaje cyane. Yes, nka bumwe mu buhamya bwabo, umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 yagize ati twari tumaze imyaka myinshi dutuye hano, umunsi umwe baraza batubwira ko tugomba kwimuka, ntitwari twiteguye. Undi muturage wo mu gishanga nawe yagize ati baradusenyeye ariko ntituzi aho tujya, abana bararara hanze, ubuzima burakomeye. Impamvu rero zitangwa n'ubuyobozi nizihe? Icya mbere ni ukurinda abaturage gutura ahashyira ubuzima bwabo mu kaga. Icya kabiri ni ugushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Icya gatatu ni ukurengera ibidukikije. Reka tugaruke ku kijyanye n'icyuho, amategeko ndetse n'imibereho y'abaturage. Nubwo impamvu zitangwa zifite ishingiro, abaturage bagaragaza ko hari ibibazo mu ishyirwa mu bikorwa ku bijyanye no kutamenyeshwa ku gihe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kubura cyangwa gutinda guhabwa ingurane. Icya gatatu ni ugusenyerwa mu buryo butunguranye. Icya kane ni ukudasobanukirwa neza impamvu. Hanyuma rero reka tugaruke ku bijyanye n'inzego zo hasi ndetse n'inzego zo hejuru. Niki babivugaho? Hari abavuga ko ibibazo byinshi bituruka ku mikorere y'inzego zimwe zo hasi, aho bashobora gufata ibyemezo bidasobanutse neza cyangwa bidakurikiranwe uko bikwiye. Perezida nyakubahwa His Excellency Paul Kagame yakunze kugaragaza ko abayobozi bagomba gukorera abaturage ndetse no gukemura ibibazo byabo, ndetse ko imikorere mibi itakwihanganirwa habe na gatoya. Ibi bituma bamwe mu baturage basaba ko hakongerwa ubugenzuzi kugira ngo harebwe niba ibyemezo bifatwa byubahiriza amategeko ndetse n'uburenganzira bwabo. Ese inyungu ziri muri ibi bintu ni izihe? Icya mbere ni ukwirinda ibiza bishobora guteza impanuka. Icya kabiri ni ugutunganya umujyi ndetse no kuwugira mwiza. Icya gatatu ni ukurengera ibidukikije. Icya kane ni uguteza imbere iterambere rirambye. Niki cyakorwa kugira ngo ibi bibazo bikemuke? Icya mbere ni ukunoza uburyo bwo gutanga ingurane, kuyitanga ku gihe, gukora igenagaciro riboneye. Icya kabiri ni ugutanga amakuru ku gihe, kumenyesha abaturage mbere, kubasobanura neza impamvu. Icya gatatu, gushyiraho uburyo bwo kwakira ibibazo, ahantu abaturage batangira ibibazo byabo, kugenzura imikorere y'abayobozi. Ikintu cya kane ni ugufasha abimuwe, kubashakira aho gutura ndetse no kubafasha kongera kwiyubaka. Yes, mu mujyi wa Kigali hakomeje kuba ibikorwa bijyanye no kuvugurura cyangwa se gusenya amazu atajyanye n'igihe, cyangwa se yubatswe mu buryo bw'akajagari, bakubaka inzu zigezweho kandi zijyanye n'igihe. Mwagiye mubibona mu bice bya Nyabisindu ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, nka hano i Nyamirambo bagiye bavugurura bakubaka amazu agerekeranye ku buryo abamo abaturage benshi kandi adashyira abaturage mu byago. Ibi ngibi rero akaba ari bimwe mu bintu abaturage benshi bishimira, ariko nanone hakaba hari abantu benshi bafite ikibazo cy'uko basenyerwa amazu ngo ari mu manegeka, ari ugasanga ntabwo bahawe ingurane. Benshi bakaba barara hanze bafite n'imiryango kandi n'abana babo biga, bakaba bakomeje kugenda basaba ubuvugizi ndetse n'ubufasha kuri Perezida His Excellency Paul Kagame kugira ngo agire icyo akora. Ubusanzwe ubundi umujyi wacu ni umujyi wihariye kubera ko ni umujyi w'imisozi.
kuba rero dufite umujyi w'imisozi bisobanura ko iyo byageze mu gihe cy'imvura byanze bikunze natwe tugerwaho n'ingaruka zitandukanye. Kandi nk'uko bari babivuze kuko imvura yabaye nyinshi ku buryo bugaragara, rimwe na rimwe ugasanga iyi imvura yabaye nyinshi muri ubu buryo, iyo igitangira kugwa ntabwo duhita tubona ingaruka zayo cyane, ahubwo ubu ngubu nibwo tuba dutangiye kuzibona cyane, kuko nk'abantu tuvuga ngo baturiye imikingo iteye inkeke, batuye mu mazu adakomeye, ubutaka buba bwamaze gusoma, za nzu tujya tuvuga ngo zifata amazi ntiyinjire mu nkuta, ntiyinjire. Murakoze. Ubusanzwe ubundi umujyi wacu ni umujyi wihariye kubera ko ni umujyi w'imisozi. Kuba rero dufite umujyi w'imisozi bisobanura ko iyo byageze mu gihe cy'imvura byanze bikunze natwe tugerwaho n'ingaruka zitandukanye. Kandi nk'uko bari babivuze kuko imvura yabaye nyinshi ku buryo bugaragara, rimwe na rimwe ugasanga iyi imvura yabaye nyinshi muri ubu buryo, iyo igitangira kugwa ntabwo duhita tubona ingaruka zayo cyane, ahubwo ubu ngubu nibwo tuba dutangiye kuzibona cyane, kuko nk'abantu tuvuga ngo baturiye imikingo iteye inkeke, batuye mu mazu adakomeye, ubutaka buba bwamaze gusoma, za nzu tujya tuvuga ngo zifata amazi ntiyinjire mu nkuta, ntiyinjire mu musingi, ugasanga nibwo zatangiye gushegeshwa, ku buryo mu by'ukuri muri ibi bihe ari bwo noneho tuba tugomba gushyira imbaraga nyinshi kugira ngo abantu bakeya bashobora kuba basigaye bakiri mu manegeka nabo bahave. Kuri uyu mwaka rero muri ibi bihe by'imvura twari dufite abantu bagombaga kwimuka bagera kuri 496, 496 ahubwo nabo tumaze kwimura bangana na 86% by'abagomba kwimuka, bisobanura ko dusigaje abandi 85 bagomba kuva ahashyira ubuzima mu kaga. Iyo ni imibare twari dufite ku munsi w'ejo. Twari tugisigaranye abantu bagera kuri 53, Gasabo, Nyarugenge tugifitemo 22, Kicukiro dufitemo 10. Abangaba rero akaba ahanini ari babandi baba batuye nyine muri za nzu zamaze gushegeshwa, cyangwa se atuye munsi y'umukingo ubona ko uteye inkeke, babandi bari hasi ku bishanga, bagisigayemo bake. Abo ngabo rero nabo twagiye tugerageza kwimura. Birimo navuga yuko birimo bigenda neza, nubwo bwose biba bitoroshye, kandi biranumvikana. Mu gihe cyose umuryango uba utatekereje ko ugomba kwimuka, ubuyobozi bukagomba kuza kwimura umuntu, birumvikana harimo ibibazo by'ako kanya biba bihari, ariko mu buryo bw'igihe kirekire biba ari ibisubizo, kuko twagiye tubona yuko nk'ubu ngubu muri Kigali abantu bapfuye kubera ibibazo by'imvura kugwaho n'amazu, navuga ko bagabanyutse cyane, kubera ko twebwe kuva mu kwezi kwa mbere tubara abantu bagera kuri 5 babuze ubuzima kubera ibibazo by'imvura. Dukomeza kwihanganisha imiryango yabo, ariko tugasanga iyo tudashyiramo izo mbaraga barashoboraga kurenga. Uyu munsi rero nibyo turimo kugerageza gukora kugira ngo n'abandi basigaye hahandi hateye inkeke bahave, hatazagira ubundi buzima bw'umuntu twabura kubera gutinda kwimura umuntu cyangwa se kurangara. Ibyo ngibyo ni ibintu turimo gushyiramo ingufu cyane muri iyi minsi. Ukomoje ku mibereho y'abaturage ndetse n'uburyo bumva gahunda ijyanye no kuba bava cyangwa se bava ahantu hamwe hakiri ubuzima bwabo mu kaga, ubu murimo murakoresha iyihe system? Kuko wenda dukunda guhura mu nkuru zitandukanye no mu mujyi wa Kigali cyangwa se n'ahandi hose wenda mufite mu nshingano kujya mu mujyi wa Kigali, iyo bigeze kuri gahunda yo kuvuga ngo abantu bave ahashyira ubuzima bwabo mu kaga, ntabwo bikunda kuborohera mu kazi kanyu ka buri munsi. Bavuga ati turahava tujye hehe, ariko nk'imibare muduhaye abantu 5 ni abantu benshi, ni imbaraga igihugu kiba kibuze. Turebaga haruguru imineme tubwiye 85, ni ukuvuga ngo ubu murimo murakoresha iyihe strategy kugira ngo bumve ko bikwiye ko bakura ubuzima bwabo mu kaga, ariko nanone ntibumve ko bahutajwe? Yego umuturage ku isonga, ariko nanone gahunda za leta nanone nazo ziba zigomba kuba executed cyangwa se gushyirwa mu bikorwa. Ubu noneho hariho gukoresha iyihe gahunda kugira ngo abaturage babyumve?
ubusanzwe iyo ibi bihe byageze tuba turimo gukoranira hafi na Minema ndetse n'izindi nzego zitandukanye, ikindi tukagerageza gukomeza gushyiraho ubukangurambaga, bwa bukangurambaga bwibutsa abantu gukora iby'ingenzi bituma tugerageza kugabanya ibibazo bishobora kuba byaba kubera imvura nyinshi, birimo bya bindi byo kwibutsa umuturage gucunga inzu ye we ku giti cye mbere y'uko twebwe nk'ubuyobozi tubyinjiramo, kugira ngo amenye ngo ndi mu nzu ikomeye, cyangwa se niba ifite n'ibibazo runaka nkeneye gusana, nshobora gutangira gusana, ndasana ibingibi cyangwa biriya. Icyo gihe ukabibwira inzego z'ubuyobozi zikwegereye, inzego z'umurenge, ukamenya niba ari ibyo ugomba gusana, ese n'ibisabirwa uruhushya, cyangwa se n'ibyo umurenge ushobora kukwemerera ngo bisane mu buryo bwihuse. Tugakomeza gufatanya muri bya bindi byo kuzibura imigende y'amazi, kuko ngira ngo mwarabibonye ko nubwo twagize imvura nyinshi cyane muri iyi minsi, ariko ntabwo twagize imvura iteye ubwoba nko mu bihe byashize, hahandi usanga yuzuye mu mihanda ahantu hose. Ibyo ngibyo bikaba byarabaye kubera ubufatanye bw'abaturage, hahandi tugerageza nyine kuzibura ya miyoboro y'amazi ndetse no kuyikora nyine aho bishoboka hose, no gucukura ibyobo bifata amazi. Ibyo ngibyo ni ibintu rero dukomeza gutangamo nk'ubukangurambaga kugira ngo twese tubyumve kimwe. Ahangaha rero ku bijyanye n'ibiza twongera kwibutsa abaturage ikintu gikomeye cyane, ko ubundi biba bisobanura ko uri gukiza ubuzima, kandi mu Kinyarwanda dufite imvugo nziza ikunda kuvuga ngo amagara ntaguranwa amagana, cyangwa se tukanavuga ngo araseseka ntayorwa. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe nyine, iyo ubuze ubuzima bwawe cyangwa ubw'uwawe biba birangiye, nta n'ikindi watekereza, ubuzima buba bugiyeho akadomo. Niyo mpamvu rero ntago iyo ari igihe cy'ibiza nta mahitamo umuntu aba afite niba urahashyira ubuzima mu kaga. Amahitamo meza ya mbere ni ukwimuka ukahava. Biba bisaba rero ko wowe nk'umutware w'umuryango, cyangwa se wowe uyoboye abandi mu muryango, n'ubundi uba ugomba kubatekerereza bisanzwe, ugomba kubatekerereza ibyiza, ugomba kubatuza ahadashyira ubuzima mu kaga, kubarihira ishuri, kubavuza, kubagaburira, kubambika. Ibyo biba ari ibintu by'ingenzi cyane. Niyo mpamvu rero uba ugomba kubitekerezaho. Hanyuma iyo bibaye ngombwa rero twebwe nk'ubuyobozi tukabizamo, kubera ko hari abaturage batavuye hahandi hashyira ubuzima mu kaga, tugerageza kubaha amafaranga y'icumbi nk'uko biteganywa mu mabwiriza tuba dufite, noneho bakajya gushaka icumbi. Ariko ikintu nakubwira gisa naho gitangaje turimo kugerageza kwibutsa abantu muri iyi minsi, nuko muri Kigali abantu dusanga batuye ahantu harimo gushyira ubuzima mu kaga, bari muri twa tuzu twatangiye kunegekara cyane, cyangwa se nubatse ahantu hashyira ubuzima mu kaga, koko abenshi usanga ari abakodesha. Usanga ari abakodesha ku buryo abo duherutse kujya kwimura muri Kimihurura, mu minsi ishize twasanze hariyo imiryango 58 yagombaga kwimuka, muri yo 57 muri yo 48 yarakodeshaga. Imiryango 58 barakodeshaga, yari imiryango 58 igomba kwimuka, muri yo 47 ikodesha. Ibyo rero tukibutsa umuntu ngo nyabuneka wikodesha inzu rwose nawe ubona yuko ishyira ubuzima mu kaga, cyane cyane mu gihe cy'itumba. Buriya hari inzu ushobora kuvuga ngo reka mbe nyikinzemo mu zuba, mu mpeshyi bikemera, ariko iyo byageze mu gihe cy'itumba ukavuga uti n'ubundi nakodeshaga, reka nimuke mva aha hantu njye kuba nkodesha ahandi hazima. Ubwo wenda reka tuvuge yuko uri gucungana n'ibijyanye n'amafaranga n'ubushobozi, ukavuga uti iyi ngiyi nyitangaho make cyane kubera ko nyine ntako imeze, ariko bitekerezeho neza, umenye ko aho hantu ushobora kuba waba mu itumba, nako mu mpeshyi iyo bigeze mu itumba hashyira ubuzima bwawe mu kaga n'ubwabawe. Ni ingenzi cyane rero kubitekerezaho, ukamenya yuko ukwiriye kudatekereza ko ubuyobozi ari bwo buza kukubwira ngo va aha hantu, ahubwo wowe rwose gira bwangu uhave. Kandi niba ukodesha burya rwose uba urimo guhitamo nabi, uba ukwiriye kureba neza ugakodesha ahantu hadashyira ubuzima mu kaga, kuko n'ubundi ni amafaranga yawe urimo gutanga. Imbere mu gihugu, imbere mu gihugu. Imbere mu gihugu ni ikiganiro cya Kigali Connect. Mugikurikirane umunsi ku wundi, isaha ku isaha.